kuwa mbere Gasherisa yapfuye ku cyumweru mu masaha hagati ya saa 9 n'igice na saa 10. However match ngewe inkuru nayimenye saa 2, nayimenye ndi mu rusengero. Imana ni nziza, niba nari bube simbizi, nabyo nayimenye ndi mu church. Nge nari nicaye imbere nzi ngo Gasherisa ari inyuma, ninjiye nzi ngo ndi bumusange ku rugi, sinamubona. Ntahara hari imbere, ngeze imbere sinamubona, ntahara hari hirya. So aho ndaho saa 1:59 anko yarabivuze sinshaka gusubira mu nkuru y'urugendo rwe. So kuva bibaye rero icyo gihe kugeza uyu munsi ndabona abantu muhora muri bashya, kandi ngira ngo wenda ariko mwari muri no ku cyumweru, kuko twaraje dusanga urugo rwuzuye imihanda ahantu hose, no kuwa mbere n'uyu munsi niko muri. Mwumve ngo ndabashimye. Najyaga ntabara nkatabara, nkajya ngira ngo abantu bazagira ngo ndinzerereze. Nabikoze cyane cyane igihe se waba abana yitabaga Imana. Nabonye abantu muri Covid hamwe ngo hashyinguraga abantu 30. Abibuka niba twaragize nk'intebe zigera mu 1000 kirenga. Muri abo bantu 30 birukana abantu banga kugenda. Ubuyobozi buratwihanganira. Mbonye abo bantu ndavuga ngo uko natabaraga ngiye gukubaho, niko nabikoze. Natabaraga nishura abantu bantabaye, mureke mbisobanure neza. Ariko sinatabaraga nzi ko umubyeyi ababara uko nababaye. Biriya bintu rero mukora ibi mwaje muzi ngo mwaje ngo simbizi, mwumve ko mukora ikintu kinini. Hari umuryango wa Rwagasore niba mwari mu bishobore kubyifashamo mwenyine. Se niba Healing Worship Ministry mwari mubane natwe mwenyine bikavamo. Se niba abaturanyi banjye bari mu bishobore. Se niba itorero ryari mu bishobore ryonyine. Ariko twese dushize hamwe mwakoze ibintu bikomeye. Ndumva na promising ariko sinzakwira abantu bose bazagira ibyago. Mbabeshye se ngo ntibizaba? Bizaba uko nzashobozwa nkiriho, nzababa hafi, nzabatabara, nzababwira amagambo y'ihumure. Nagira ngo mbonereho umwanya wo kubasaba imbabazi. Abantu benshi baranyandikiye kuva Gasherisa namenya ko yitabye Imana. Buri muntu yarampamagaraga noneho numva bibaye, nkajya numva injerere mu matwi. Urumva nkashaka kuziba icyuho cy'umugabo, nkumva ndashaka kuba umugabo nyine mpamagara nk'umugabo, nkumva ndashaka kuba umugore, nkumva ndashaka gufata abana, nkumva ndashaka gusobanurira buri muntu. Niba hari umuntu nabwiye nabi musabye imbabazi, bijya bikomera. Ariko nari nabwiye Imana ngo Mana, mu rupfu rwa Gasherisa Satani ntatume mvuga nabi. Nkumva rero abavandimwe n'inshuti zari hafi bakambwira ngo mva kuri telefone, ngo nashyiramo akadege, ngo ceceka. None se niceceka babazende kandi ko bashaka kubimenya. So umuntu akakubaza ikibazo kiri gisekeje, niba navuga ko gisekeje, I'm sorry to say. Ati niko ati ibintu mbonye nibyo nibyo. Muri iryo joro ariko urumva umwana agipfa. Ibintu mbonye nibyo bigenze bitese. So kubideta nanjye sindabibwirwa ngo mbyumve. Nakumva kugira ngo mvuge nabi nkamukupa. Akabarongera arahamagaye. Naritabye mvaho numva amatwara ahiye, ariko nkavuga ngo ndabasobanura nabo suko banyanga barankunda, bayobewe icyo Gasherisa abaye. Niko tubonanye avuye Canada none ahagana bageze hano komera. Okay, barishimye cyane. Indirimbo Ambassadors of Christ baririmba ngo umuntu umwe ngo yarandebye aratangara, ngo mubwiye ko ngiye gushima Imana nyuma y'uko mpuye n'ibigeragezo. Sindi umuririmbyi mwiza, ariko iyo ndirimbo ngira ngo murayizi. Nanjye murambona mukibaza ko mfite nk'ikibazo. Eri abe 675 kumwengera mufite cyangwa se kirahari. Hari nagifite ntimwazika, ariko Imana ishimwe ko niba nakigize ntikoreye amaboko ngo mvuze indura haraho, ntabwo nari bushobore kuvuga. Imana ihabwa icyubahiro ko yankomeje, niba ariko bakomera, kandi niba ari nako bata umutwe, ubwo navyo nuko.
nashatse ko bahagarara uko bakurikirana, jya hirya imbere hirya iriya Patience. So ngo mubone gapi ihari, twongere twegerane, nta gapi ihari mu izina rya Yesu. Ndashima Imana ifashe. Ubundi nkunda kuvuga nihuta kandi bicunguza uburyo umwete, amasaha yagiye, amagambo menshi avuga kuri Sherisana yavuze hariya, kuko ubundi uyu wari umugoroba wo kumutaramira tukamuvugaho. Rero narabivuze ejo, ari amashusho bayafashe ejo nyine, ubwo abatari bahari ntibabafatiye, abari bahari twagize ayo mahirwe tumuvugaho, namuvuzeho. Rero sinshaka kumutindaho cyane, nubwo turi bugarukemo. Nagira ngo nshimire abantu b'Imana, nicyo cyatumye nsaba uyu mwanya. Nakazabikoze ejo, ariko hari aho sinzi uko bizaba bimeze. Iby'iyi si kuva ku rupfu rwa Sherisa byanyeretse ko ari nka bya bintu Munyankore yaririmbye ngo korano rufite iragana. Nyine ako ufite ako kanya ukarye ibya nyuma ya hano, uvuga ngo urabika nzarya ejo nzagira ntya. Mbese na nyuma y'iyi tente sinzi uko byagenda. 1 ushobora gupfa, nabyo birashoboka. 2 ushobora kuzaba weak. Ko nari meze ku cyumweru mu masaha ya mbere guhera saa 2 gukomeza, siko nari meze ku wa mbere, siko nari meze ku wa kabiri, siko nari meze ku wa gatatu. Mbese iminsi igenda ihinduka, sinzi niba birushaho gukomera cyangwa birushaho koroha. So navuze ngo reka mvuge mu gihe mbishoboye, kuko iby'ejo bibara b'ejo. Nta n'ijambo rikomeye nateguye usibye ryo kubashimira, kandi ndishimye ko nshoboye guhagarara. Nasabye Imana ngo impe gukomera, mbese umba ndeke kurira, kugira ngo mbarebe ngewe kubareba. Abantu barantinye, abantu barampunze. Ninjye wa mugore ugarutse kuvuga ngo reka mbashimire nyuma y'imyaka 4 n'igice. Navuze ngo Imana ninjye bibereye. Njya numva bavuga ngo Imana ngo ihereza umuntu ikigeragezo ngo yashobora. Se ninjye mugore wabonye ushoboye kuba naturera ibi bintu by'ibihekane. Nahoze mbwira abantu ko ntabwo nari nzi, numvaga nyine se ko amaze gupfa. Niba narumvaga ari nka kumwe Yesu yapfiriye abantu, ntabwo nigeze nongera gutekereza ikintu cy'urupfu n'ikiriyo mu rugo iwacu. Ngo mbe navuga ngo harya wenda twagiye nko mu kiriyo cy'umubyeyi wabuze umwana, kuko bireze muri iki gihe imyaka irimo gutaha. Ngo mbe navuga ngo harya bimbayeho byagenda bite, ndakababura. Sinigeze mbitekereza, njya numvaga nyine rwarugariye rutazatugeraho. So inkuba yarankubise nkuko yabakubise. Sherisa naje kubona ko atari uwanjye njyenyine, nubwo namwise uwanjye, ariko ntabwo yari uwanjye we njyenyine, n'uwacu twese. Niyo mpamvu mwaje, nifuje kubashimira. Ntabwo ndi bubavuge mu byiciro, muri benshi, munyihanganire. Mwese ngiye kubavuga amasaha mwansiga hano, kandi simbikunda. Banumva nshaka ngo basuze kare muze mu mpobere, ndabahobera nkabafata nkumva ndakomeye. Ntimukampunge. Anyway, ndavuga nk'abo tugifite indi minsi, kandi ahari aho wenda nyuma y'ejo sizongera kubabona. Ariko nubaba bishobora mundamutse, abampobeye ku wa mbere, abantabaye ku cyumweru nijoro muri rya joro ry'icuraburindi ntari nzi iyo biva n'iyo bijya, narababonye ndabibuka. Abo ku wa mbere, ku wa kabiri, kugeza uyu munsi. Abantu bakoze mu butunzi bwabo. Hari groups, ngira ngo niba ari group bakriyetinze yo gushyiraho amafaranga, mwarayatanze nkaho adakama. Abayashyize kuri telefone yanjye, abayamfunze mu ntoki bampobera, abayahaye wenda n'abana banjye, abaduhaye itenti,
abaduhaye iyo muzabona ejo, itorero ritaturetse, abaririmbyi mutatusize, nyamuneka urupfu ruteye ubwoba. Nahoze nganirira ababyeyi ndavuga nti mujye musenga mutwikiriza abana banyu amaraso y'Imana, ahari aho batazaterwa n'ijuru cyangwa ku manywa. Ngira ngo ngewe nadohotseho, ariko siko byari biri. Ndangije ndiseka ndavuga ntubwo se hagapfa nde, hagapfusha nde, ko ari urwacu rwatuziye. N'ibyifuzo by'umubyeyi nabasengera ngo rubace hirya mwese. Birimo kumvanga ariko mwihanganira ibintu nta muntu bipracticinga. Turakomeye kandi ntidukomejwe n'ibintu byinshi. Kumva ngo urakomeye wabuze umwana wavuye mu nda yawe, ufite ingeso nk'iya Sherisa, hari ubwo umuntu akugana. Hari n'iyo mbwira abantu bavuga nti niba nseka, niba ari fake smile, ariko icyo ari cyo cyose Imana ishimwe ko ari cyo kiboneka imbere yanyu. Mwabantu mwe rero mwese mwumve ko mbashimira. Abaririmbyi batumaze irungu, urupfu ntirutwihererane. Byarashobokaga ko ese abantu bose niko bataramirwa nka Sherisa, mugira ngo mwibaza abo bantu ko baba bameze. Ese abantu bose niko turi bande bo kubona abantu mwese, aboroheje n'abakomeye, abakecuru n'abato, abasaza, abasore, inkumi, ababyeyi, abana bato, kuva ku cyumweru. Ntabwo ari kuwa mbere rega, Sherisa yapfuye ku cyumweru mu masaha hagati ya 9:30 n'igice na 10:00. However much ngewe inkuru nayimenye 2:00, nayimenye ndi mu rusengero. Imana ni nziza. Niba nari bube simbizi, nabyo nayimenye ndi mu church. Njye nari nicaye imbere nzi ngo Sherisa ari inyuma, ninjiye nzi ngo ndi bumusange ku rugi, sinamubona. Ntahara hari imbere, ngeze imbere sinamubona. Ntahara hari hirya. So aho ndaho 1:59 anko yarabivuze, sinshaka gusubira mu nkuru y'urugendo rwe. So kuva bibaye rero icyo gihe kugeza uyu munsi, ndabona abantu muhora muri bashya. Kandi ngira ngo wenda ariko mwari muri no ku cyumweru, kuko twaraje dusanga urugo rwuzuye imihanda ahantu hose. No kuwa mbere n'uyu munsi niko muri. Mwumve ngo ndabashimye. Najyaga ntabara, nkajya ngira ngo abantu bazagira ngo ndinzerereze. Nabikoze cyane cyane igihe se w'aba bana yitabaga Imana. Nabonye abantu muri Covid hamwe ngo hashyinguraga abantu 30. Abibuka niba twaragize nk'intebe zigera mu 1000 kirenga. Muri abo bantu 30 birukana abantu banga kugenda. Ubuyobozi buratwihanganira. Mbonye abo bantu ndavuga ngo uko natabaraga ngiye gukubaho, niko nabikoze. Natabaraga nishyura abantu bantabaye, mureke mbisobanure neza. Ariko sinatabaraga nzi ko umubyeyi ababara uko nababaye. Biriya bintu rero mukora, ibi mwaje muzi ngo mwaje ngo simbizi. Mwumve ko mukora ikintu kinini. Hari umuryango wa Rwagasore niba mwari mu bishobore kubyifashamo mwenyine. Se niba Healing Worship Ministry mwari mubane natwe mwenyine bikavamo. Se niba abaturanyi banjye bari mu bishobore. Se niba itorero ryari mu bishobore ryonyine. Ariko twese dushyize hamwe mwakoze ibintu bikomeye. Ndumva na promising, ariko sinzakwira abantu bose bazagira ibyago. Mbabeshye se ngo ntibizaba? Bizaba uko nzashobozwa. Nkiriho nzababa hafi, nzabatabara, nzababwira amagambo y'ihumure. Nagira ngo mbonereho umwanya wo kubasaba imbabazi. Abantu benshi baranyandikiye kuva Sherisa namenya ko yitabye Imana. Buri muntu yarampamagaraga noneho numva bibaye, nkajya numva injerere mu matwi. Urumva nkashaka kuziba icyuho cy'umugabo, nkumva ndashaka kuba umugabo nyine mpamagara nk'umugabo, nkumva ndashaka kuba umugore, nkumva ndashaka gufata abana, nkumva ndashaka gusobanurira buri muntu. Niba hari umuntu nabwiye nabi musabye imbabazi, bijya bikomera. Ariko nari nabwiye Imana ngo Mana, mu rupfu rwa Sherisa Satani ntatume mvuga nabi. Nkumva rero abavandimwe n'inshuti zari hafi bakambwira ngo mva kuri telefone, ngo nashyiramo akadege, ngo ceceka. None se niceceka babazende kandi ko bashaka kubimenya. So umuntu akakubaza ikibazo kiri gisekeje, niba navuga ko gisekeje, I'm sorry to say. Ati niko ati ibintu mbonye nibyo nibyo.
muri iryo joro ariko urumva umwana agipfa ibintu mbonye nibyo bigenze bite se so kubidetaya nanjye sindabibwirwa ngo mbyumve nakumva kugira ngo mvuge nabi nkamukupa akabarongera arahamagaye naritabye mvaho numva amatwara ahiye ariko nkavuga ngo ndabasobanura nabo suko banyanga barankunda bayobewe icyo Sherisa abaye kuko nanjye bakibimbwira namaze hafi isaha nta muntu ndabibwira ndimo mbiyungurura kuko sinumvaga ko ari byo ntarabona umurambo wa Sherisa. Hari umwana Bena yaraje nijoro yari inshuti ya Sherisa yabaga muri Amerika yapfuye kubyumva akatisha itike ni bucura bwa data yageze aha mukanya uyu ni mukuru wanjye ageze aha mukanya nabavuye hanze n'abandi hari abavuye Uganda hari umugore mwahoze mubona ufite uruhinja ahageze mukanya inkuba ntabwo yangwiriye njyenyine mwese yarabagwiriye niyo mpamvu abantu bose bahuriye so abo bantu rero uwo muntu uguhamagara ati atabyumva ngo ureke kumusubiza ni icyaha gikomeye ubona banarabwiye nabi musabye imbabazi kuvuga nabi mu rupfu rwa Sherisa n'ukuntu yahoraga aseka mumbabarire byambanye byinshi. Abantu rero baranyandikiye mufashe iyo telefone harimo message zigera mu 3,300 nk'inane na ntasubije zambanye nyinshi nge ndimo nitaba telefone nyobora abantu nsobanurira abantu nkumuriza abantu mw'abantu mwe mwampaye pole ndabibona nyine zirapopinga hejuru sinshobora kubisoma ariko niba naraguherekeza Sherisa nzasoma nzabasubiza nzabashimira zose nzazihitura nzabikora mwankoza ahantu hakomeye. Kuvuga kuri Sherisa rero ndakomeye n'umuhumure kuvuga kuri Sherisa no gukabya byabarundo uburondogozi bw'ababyeyi. Sherisa nuririye si ngombwa kujya kumudetaye amahirwe buri umwe bamubariza gukwe undi ukwe uhagaze haravuga ukwe undi akavuga ukwe ni kuri nyine. Sherisa yari akavuyo no mu buriri na cajya na kamabiri n'isahane hari ngira ngo amasaha yatubanye make hari umwana wohereje wirikodeze nawe ari hanze avuga ukuntu biganye ngo bakoraga oda ibyo kurya bikaza ati byanjye nkumva ibyo nasabye ntibiryoshye ati nava ngo kuki nasabye ibyo ati Sherisa akabahutuye bya bindi byanjye n'ibyo akabivanga mu ibakure atavuga ngo tubirye murumva bitaryoshye uzi Sherisa nuko suko wenda yari umunyanda nini abantu bahiringa ntibabivuze neza babaga barwanira capati imwe akazi bashikuza ati muzi ko ndi imfubyi mu mparire. Ndashimira abantu mwese ndashimira university yashoje ejo bafashe umwanya wo kumwibuka mwarakoze beka itorero abaturanyi urubyiruko abana biganye abasenganye nawe ababyeyi mwese mu byubahiro byanyu ndaguma mbisubiramo ariko nta kindi nukubashimira. Sherisa rero yashoje urugendo rwe nanjye nabibonye wa mugoroba ari amahushuka sinabyemera kuko baranatwirukanaga ngo tudakoraho hari ubwa mbere mpfushije umwana mu by'ukuri sinarizi nuko bifata urupfu ni ikintu utarepeta sirivu kurenga uvuga uti noneho next time wenda nzabikora ntese ubwa mbere nari mpfushije ariko hari nk'ubwa kabiri gupfusha vuba bikurikiranye kuko n'ababyeyi banjye barapfuye n'abavandimwe b'utuvindimwe barapfuye n'abandi ariko Sherisa yarapfuye biba bishya ntabwira ntise mukoreho batoya ntise mpindukize ijosi batoya ntise mworose batoya ibintu byose batoya kandi wenda nari bubikore nibazaga n'icyatumaga narabibazaga nkunda kwigengesera nanga kwica amategeko ubundi nabisabiraga uruhushya ntise nkore ntiyabatiboya ariko hari impamvu babibuzaga bitewe n'urupfu yari yapfuyemo. So muganya rero nagiyeyo kugira ngo birebe narayemuye n'umwana Bena ari bwakiza ati mami nibyo koko Sherisa yarapfuye afite icyo kibazo nanjye ariko ndavuga ariko ko yarataragaragaza ubupfu bwinshi cyane ariko wagerayo kuko nkabireba nanjye ejo ntaza kuba nka Bena. Nagiyeyo rero nicyo cyatumye ntinda nabibonye Bena huri n'abandi babyibaza ntawe ugihari ariko hari umupasiteri wigije hano ngira ngo pasiteri Bideri wavuze ati umuntu agutelefone ari muri Amerika
telefone washaka agahaguruka kwitaba ntimumenye icyo muvuganye. Nicyo kinteye gukomera rero nuko ariko bimeze natwe tuzagenda nanjye ejo nzagenda n'undi. So abavandimwe inshuti ababyeyi mwese muri hano mwaje kubana natwe nk'umuryango wa Seka turabashimiye. Natinze narondogoye ndumva navuga byinshi bihwanye n'ubutunzi bwanyu mwaduhaye n'urukundo mwaduhaye. Ndashima Imana ko mwatweretse urukundo kuko ari rwo Sherisa yagiraga. Uzi Sherisa abantu benshi bantabaye bashobora kuba batamuzi nk'abantu bakuze, ariko uzi Sherisa muzi aseka n'abagabo bararira amarira agatakara. Hari abavandimwe badashobora kuboneka hano babyukira hanze muri parking arirakwirirwa arirakara agataha nka saa 5 akirira. That was Sherisa. Nta kindi gisobanuro cye. Nagira ngo nsoreze kugushimira aba bana 5 dusigaranye. Naho mfite ikintu cyoba nkavuga ngo nka kumwe bakuru be bavuze ngo niwe muntu wavugaga gusa. Nge nawe twari twihariye, twaradominaga, twari twihariye urugo, abandi bagaceceka bakitonda, bari soriza hamwe batera n'umujinya, nanjye nkuva banteye umujinya baravunana. Nahoze ndimo figaringa ukuntu nzaba meze muri mu nzu, ariko Imana izi impamvu. Sherisa ejobundi nararize ndavuga ntayiwe, erega ntubone nkomeye naranarize ndavuga ntayiwe n'ibintu byakomeye ubwo bigeze mu bana, ntibirakomeye ubwo bigeze mu bana. Satani akazana amajwi akambwira ati buriya habanje uwitonda hakurikiyeho kubagana, ahari aho hari busubireho witonda, ubwo naho uzakurikiraho cyangwa se agenda bigerejura nyine ayo majwi akayazana. Ariko twizeye Imana ko n'uzagenda azagenda igihe cye cyageze, nta mpanuka. Imana ikora yabigambiriye kubishaka, kandi Imana ishobora kuba naragize umubabaro mwinshi nkacumura, n'Imana nyisabye imbabazi, nibajije ibintu byinshi cyane, ariko byari ngombwa nk'umubyeyi. So aba bana nagira ngo mbashimire cyane, baritanze barara amajoro. N'abandi bana bagenzi nashimiye coordinating team. Ndashimira abana bari muri protocol na service bataryama, urubyiruko rurara hariya mu rugo bugakinyoni zavuga bakagenda mu mbeho mu muyaga, abantu bakuru n'aba bana rero barahabaye ngira ngo bashaka kuziba icyuho cya se, kumwe baba bumva ngo mu rugo hakwiye kuba hari umugabo uhahagaze. Barara muri iryo hema, inyoni zikavuga ntaho zisiko mutaryama, kandi saa 3 turi we dutangiye imirimo. Bati buriya ntago twasiga abantu hariya. Ababyeyi narakaje bamusabaga kwicara mu cyumba simbishobore, suko nari nyanze, ariko nicaye n'uvuga buriya rero bari abapapa bari hanze bakeneye kuba babona umubyeyi wa Sherisa. Ubwo sadahari reka ngerageze mbagereho nabo mbahobere. Ntabwo bwari ubusazi, suko nababaye. Sherisa sindi mukase, ndi nyina, sindi na nyina wabo, sindi na nyirasenge, ndi nyina. So nashakaga kuziba icyo cyuho nkageraho Sherisa yabagari, yahoraga kubagana nk'idenesi, ntabwo yagumaga hamwe. Nkumva ndashaka kujya muri korari, kare nahoze nibaza ngo siko ntajwe ngira nshaje ntashobora kuririmba ngo nzajya kuhagarara mu mwanya we. So Sherisa umuntu udasize wenda n'umwana ngo azasigarane talent ye ayiririmbemo, ajye hariya aririmbe tubibone se. Nibazaga ibintu byinshi cyane, ariko God knows every detail. Ndabashimiye rero bakundwa mwese, ubu mureba ndeba, ndagenda ndeba, nimwe ndeba. Nta kindi so kugira ngo umenye uwaje n'utaraje, ariko no kugira ngo mbumvishe ko nababonye, nabahobeye, mwahoze ku mutima, nabashimiye mu byumvuko. Hanyuma ndabasaba ngo abazabishobora ejo tuzabane tumuherekeze, abazabishobora amatangazo barimo kumbaza ngo hehe bari bubivugeho, ngira ngo tuzabana bari bubasobanurire, duherekeze Sherisa tubyine. Nahoze numva nshaka nko guhaguruka ngo nanabyine by the way, kuko numva Sherisa yakabaye. Nabanje kugira atake yo kubona baririmba simubonaho najyaga mubona. Satani akanyereka icyo kintu nahara haba hagaze hano, buriya yari kubakozaka, buriya yari kubagiza atya.
nkumva ariko umutima uramwa ngo ahubwo wagiye ugahagararaho Shirisa yahagararaga nawe ukaririmba, ariko nkavuga ngo muri buvuge mute, ibisazi bifata kwinshi, ndengaho na hariya nkaziririmba kuko inyinshi ndazizi. So ibyo mwabonye bitagenda neza, bear with us, bear with me. Ndasuza mvuga ngo mwarakoze mwese, Imana ibahe umugisha, ibampera umugisha ababyeyi, bana bato, bakuru, bakomeye, abayobozi bari hano, abaje n'abataje.